amoko ya poroteyine n'aho zikomoka. Poroteyine ni itsinda ry'ibinyabutabire bikomoka muri buri karemangingo k'umubiri wacu, by'umwihariko ziboneka mu buryo bwinshi bunyuranye. Poroteyine zimwe muri zo ziboneka nka enzyme, izindi ziboneka nk'imisemburo, izindi ziboneka nk'ibirinda umubiri za mikorobe. Ubusanzwe iri jambo poroteyine rikomoka mu kigereki bisobanuye primo, mu kinyarwanda bisobanuye icy'ibanze, mbese ikintu gifite umwanya wa mbere cyangwa akamaro ka mbere. Ibi bisobanuye ko poroteyine ari intungamubiri za ngombwa ku buryo tutagomba kuzibura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka dutangire ikiganiro dusobanukirwa inkomoko ya poroteyine. Nk'uko ibyo umubiri wacu ukenera biva mu byo turya, ni kimwe no kuri poroteyine, kuko nazo umubiri wacu uzinjiza binyuze mu byo turya. Ubusanzwe ibyo turya biri mu byiciro bibiri by'ingenzi, kandi by'umwihariko hose poroteyine zirahaboneka. Mu bikomoka ku bimera niho poroteyine ziboneka cyane, by'umwihariko mu bunyobwa, soya na tofu. Ibindi bimera bibonekamo poroteyine ni utubuto tunyuranye turimo sezame n'ibihwagari, imboga rwatsi n'ibishyimbo nabyo bibonekamo poroteyine cyane. Mu bikomoka ku matungo, poroteyine ziboneka mu mata, ziboneka mu magi, ziboneka mu nyama y'iroti n'iy'inkoko, ndetse kandi ziboneka mu mafi. Reka dukomeze ikiganiro dusobanukirwa amoko ya poroteyine. Ubusanzwe poroteyine zirimo amoko atatu y'ingenzi, ariko tubanje kubiseguraho kuko twabuze ikinyarwanda cyiza kandi gikwiye twashyiramo aya mazina. Ubwoko bwa mbere bwa poroteyine ni ubwitwa globular proteins. Ubusanzwe ni poroteyine zikorera mu mubiri wacu ahari amazi, ku buryo zikora nka enzyme cyangwa ibirinda umubiri mikorobe. Ubwoko bwa kabiri bwa poroteyine ni ubwitwa fibrous. Zikaba poroteyine ziba mu misaya, amagufa, mu nzara, uruhu ndetse no mu musatsi. Ubwoko bwa gatatu bwa poroteyine ni ubwitwa membrane. Zikaba poroteyine zikorera mu turemangingo fatizo imbere, maze akamaro kazo kakaba ako gutwara amakuru no gukwirakwiza ibikenewe. Reka dusobanukirwe ingano ya poroteyine umuntu yakenera. Bitewe n'uko poroteyine zigizwe n'ibyitwa amino acids, bisobanuye ko ubwinshi bwa amino acids aribwo bwerekana agaciro ka poroteyine. Zirikana ko muri soya ndetse no mu bikomoka ku matungo ariho honyine dusanga poroteyine zihagije kandi zuzuye. Iyi niyo mpamvu iyo uriye ibiva kuri soya atari ngombwa kurya ibiva ku nyama, kuko byombi biba bifite poroteyine zihagije. Ku rundi ruhande ariko, ibindi bimera ntibigira poroteyine zihagije, niyo mpamvu bisaba kuvangavanga amafunguro kugira ngo ubashe kubona poroteyine zuzuye. Reka dukomeze ikiganiro tumenya akamaro ka poroteyine ku buzima. Akamaro ka mbere ka poroteyine ku buzima ni uko zigira akamaro gakomeye mu mikorere y'imikaya. Ubusanzwe haba mu kwikanya no kwirekura, ndetse n'uburyo imikaya ikorana hagati yayo, ndetse n'uko imikaya iteye, poroteyine zibigiramo uruhare. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, bitewe n'akazi dukora, bitewe n'imyaka dufite, ubwinshi bwa poroteyine mu mubiri burahinduka. Umuntu ukora siporo yo guterura ibyuma cyangwa akora akazi kandi gakoresha imikaya cyane, azakenera poroteyine nyinshi kurenza uri mu zabukuru cyangwa uhora yicaye. Akamaro ka kabiri ka poroteyine ku buzima ni uko zikenerwa kugira ngo umubiri ugire ubudahangarwa bwuzuye. Ubusanzwe
umubiri ukora byinshi mu kwirinda indwara ukoresheje abasirikare bawo, ariko icyo benshi batazi ni uko abo basirikare aribo poroteyine kabuhariwe zagenewe kumenya ko hari icyinjiye mu mubiri kidakenewe, nuko hagahita hoherezwa abasirikare bo kuza kukirwanya. Akamaro ka gatatu ka poroteyine ku buzima ni uko zifasha mu ihererekanyamakuru mu mubiri w'umuntu. Ihererekanyamakuru ubusanzwe bikorerwa mu rwungano rw'imyakura, aho umubiri ugira uko witwara bitewe n'amakuru wakiriye avuye ku byo umuntu akoze cyangwa bimubayeho. Urugero, niba ukandagiye igishirira ugahita ushibura ukuguru, hari poroteyine zabugenewe ziba zibigizemo uruhare mu guhuza imikorere y'ubwonko bwawe n'ibikubayeho n'uko byitwaramo. Akamaro ka kane ka poroteyine ku buzima ni uko zifasha kuringaniza amatembabuzi mu mubiri w'umuntu. Ubusanzwe mu mubiri wacu habamo amatembabuzi anyuranye, akaba kandi aba ahantu hanyuranye. Mu mibereho yacu, uko ugira poroteyine nyinshi zihagije cyangwa nkeya mu turemangingo twawe, nibyo bizatuma uturemangingo tubika cyangwa tubura amazi ahagije muri two. Kugabanuka kwa poroteyine mu mubiri bituma pH, potential of hydrogen, ihinduka ndetse bikagira ingaruka yo kurwara kubyimbagana bitewe n'uko amazi yabaye menshi akajya mu nyama z'umubiri wawe. Akamaro ka gatanu ka poroteyine ku buzima ni uko zishobora kuba isoko y'ingufu mu mubiri. Mu gihe ushonje cyane cyangwa uri kurya ibidatera ingufu, urugero nk'igihe wiyirije cyangwa uri kurya ibituma utakaza ibiro, icyo gihe umubiri ukoresha poroteyine ukazihinduramo amino acids, nuko nazo zigakurwamo ingufu zikoreshwa n'umubiri. Akamaro ka gatandatu ka poroteyine ku buzima ni uko zirinda umusatsi. Ubusanzwe poroteyine zituma umuntu agira umusatsi ukomeye kandi zikawurinda kwangirika, niyo mpamvu ubu mu mavuta amwe n'amwe yo mu musatsi ubona hari ayo bongereyemo poroteyine. Akamaro ka karindwi ka poroteyine ku buzima ni uko zivamo imisemburo na enzyme. Ubusanzwe enzyme twazigereranya na accelerateur, ku buryo izo ari poroteyine zagenewe kwihutisha ibikorerwa mu mubiri wacu. Urugero, nko gushwanyaguza ibyo twariye hakurwamo intungamubiri, kimwe no kwihutisha isanwa ry'ahangiritse mu mubiri nko mu gihe wakomeretse. Ku ruhande rumwe, iyo bitagenda neza mu mubiri, biba byerekana ko mu mubiri wawe ufite enzyme nkeya. Ku rundi ruhande, imisemburo imwe n'imwe nka insulin ndetse n'umusemburo wo gukura na glucagon, byose ni za poroteyine zigizwe na amino acids, kandi iyi misemburo ni ingenzi mu mikorere y'umubiri. Akamaro ka munani ka poroteyine ku buzima ni ubwikorezi burimo gutwara no guhunika intungamubiri zinyuranye mu turemangingo. Mu mikorere y'umubiri, urugero nko gutwara umwuka mwiza wa oxygene ukagezwa ku nsoro zitukura, bikorwa na poroteyine izwi nka hemoglobin. Ku rundi ruhande, indi poroteyine izwi nka ferritin izwiho kubika ubutare mu maraso no mu mwijima. Akamaro ka cyenda ka poroteyine ku buzima ni ugufasha mu kugira uruhu rwiza kandi ruzima. Ubusanzwe umubiri wacu nk'abantu ufite poroteyine izwi nka collagen, ituma uruhu rwacu ruhorana itoto, rugahora rwisana, haba mu gihe rwangijwe n'imirasire mibi y'izuba cyangwa no mu gihe wakoze ibintu bituma rukanyarara. Iyi collagen niyo iturinda iminkanyari, bityo bivuze ko ubwinshi bw'iyi collagen mu mubiri bituma uruhu rugira itoto kurenza umuntu ufite collagen nkeya. Akamaro ka 10 ka poroteyine ku buzima ni ugusana umubiri. Mu kazi poroteyine zikora harimo kuvugurura uturemangingo dushaje
kimwe no kudusimbuza utwangiritse cyangwa twapfuye, kandi ibi nibyo bituma umuntu agira umubiri muzima. Iyi niyo mpamvu umubiri wa muntu uba ukeneye buri munsi poroteyine zo gutuma hahora hakorwa urugero inzara, hagakorwa imisatsi, ndetse hagakorwa uruhu mu buryo bwo kwiyuburura. Kuba wiyogoshesha umusatsi ukongera ukamera, waca urwara rukongera kumera, wakomereka uruhu rukazasubiraho, byose biterwa n'uko hari poroteyine ufite mu mubiri zagenewe gusana. Akamaro ka 11 ka poroteyine ku buzima ni ugufasha imikorere yo mu ngingo z'umubiri. Nk'uko twabivuze mu ntangiriro z'iki kiganiro ko hari poroteyine yitwa collagen, by'umwihariko ikaba inazwiho gufasha amagufa kugira ubuzima bwiza no gukomera uko bikwiye. Ku bantu bakora siporo yo kwiruka kimwe n'abakoresha ingufu cyane, iyi poroteyine ya collagen irinda mu ngingo kwangirika. Ikindi kandi iyi poroteyine ituma mu ngingo hahora amavuta, ku buryo uko igufa ryikuba ku rindi nko mu ivi cyangwa mu rushyi rw'ukuboko nta gukomereka kwabaho mu ngingo. Ubushakashatsi bwerekanye ko iyi poroteyine ya collagen ifasha mu kuvura indwara zifata mu ngingo, hakabyimbirwa nka goutte ndetse na rubagimpande. Reka dukomereze ikiganiro ku bintu byo kwitondera no kuzirikana kuri poroteyine. Ikintu cya mbere cyo kwitondera no kuzirikana kuri poroteyine ni uko itibika mu mubiri kuko buri munsi bikenewe, bityo niyo mpamvu ugomba byibuze kurya kimwe mu byo ibonekamo buri munsi. Ikintu cya kabiri cyo kwitondera no kuzirikana kuri poroteyine ni uko iyo ibaye nke mu mubiri ingaruka iteza harimo kubyimbagana, iminkanyari ku ruhu, ikizungera n'ibindi. Ikintu cya gatatu cyo kwitondera no kuzirikana kuri poroteyine ni uko burya indwara ya bwaki iri mu ndwara ziterwa no kuba ufite poroteyine nkeya mu mubiri. Ikintu cya kane cyo kwitondera no kuzirikana kuri poroteyine ni uko ku bantu bifuza gutakaza ibiro bajya babwirwa kurya ibirimo poroteyine, ariko iyo ubirya ntufate ibitera imbaraga umubiri wawe, nizo ukoresha zigahindurwamo ibinure aho kunanuka ukarushaho kubyibuha. Niyo mpamvu usabwa gukurikiza neza ibyo wabwiwe gukora. Ikintu cya gatanu cyo kwitondera no kuzirikana kuri poroteyine ni uko kurya ibikungahaye kuri poroteyine cyane kandi kenshi bishobora kugira ingaruka ku mikorere y'umutima, bityo ukurikiza igipimo. Ikintu cya gatandatu cyo kwitondera no kuzirikana kuri poroteyine ni uko zishobora no gutera gute, bikanatera umwijima gukora nabi, bityo niyo mpamvu atari byiza kuvanga izituruka ku bimera no ku matungo. Ikintu cya karindwi cyo kwitondera no kuzirikana kuri poroteyine ni uko iyo ziri gushwanyaguzwa havamo umunyu wa ammonia nawo ugahinduka urea, iyi ikaba isohoka mu nkari. Ikintu cya munani cyo kwitondera no kuzirikana kuri poroteyine ni uko poroteyine nyinshi cyane mu mubiri zituma impyiko zinanirwa kuko zikora akazi kenshi bitewe na urea tumaze kuvuga yiyongereye. Rero kurya ibiva ku matungo buri munsi si byiza. Ikintu cya cyenda cyo kwitondera no kuzirikana kuri poroteyine ni uko ku bantu bakora siporo cyane cyane zo guterura bajya bakoresha ibinini bya poroteyine cyangwa bakitera inshinge kugira ngo bagire pinya. Nyamara ibi ni ukwiyangiriza ubuzima kuko uko ukora siporo umubiri ubwawo umenya ahakenewe nyinshi zikajyayo, bityo ni mwitonde. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza.
niba utarabikora nyaboneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo yose, nyaboneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.